Halo Francine, umugwaneza waramutse wiriwe. Abari YouTube sinzi ikibazo gihari, ndi kubona itari gukora. Kanze ndebe. Munyihanganire gato. Ubwo itari gukora ngiye kuri nuze kuri Facebook nta kibazo. Mwaramutse mwiriwe bitewe naho muherereye ku isi. Uyu munsi ikiganiro ni uburakari no gucibwa inyuma mu mibanire. Musangize na bagenzi banyu biconnecte. Iki ni ikiganiro cyiza cyane gifasha abantu kubasha kwisobanukirwa kurushaho. Ndetse kizababera impamba mu buzima bwabo buri imbere. Reka negereze gato yandebe ko hari abandi biconnecta. Francine, uruwa gaciro, sangiza na bagenzi bawe abatarabonye iri tangazo yuko uyu munsi ari ikiganiro babashe wenda kwiconnecta. Abaza nyuma mwese mushobora kushyiraho udutima cyangwa mugashyiraho like kugira ngo mbone yuko muhari. Jeanette, halo. Amakuru waramutse neza. YouTube ntago iri kugenda neza, video ndaza kwishyiraho nyuma nta kibazo, ni gutyo ubwo ngubwo ya ntago twategereza. Amakuru yanyu ndabashimira mwe mwese mwanyohereje ubutumwa mu gihe nari ndwaye icyumweru gishize ntabashaga gukora, ariko ubu ngubu ndi mutaraga ubuzima bumpaye undi mwanya wo gushobora gutanga ibiganiro bishobora kubafasha. Tudatinze rero nateganyije iki kiganiro ngo kimare iminota 40, ariko ndayoborwa bishobora kurenga iminota 40 cyangwa bikaba bigufiya mu minota 40. Icyangombwa ni inyigisho iri muri kino kiganiro. Kubatanzi rero nge ndi Yvette Ingabe umwari, ukubona nk'uw'agaciro kuko uhishwemo iby'agaciro. Sobanukiwe neza yuko wihariye. Ndagukunda kuko uri uw'agaciro kandi wihariye. Uru ni urubuga rw'abiyemeje kwirenga mu buzima, ruharaniye guhindura imitekerereze yacu kuko ari byo bizahindura ingiro zacu, tukegera rwa rumuri, tukarabagira, tukagera ku byiza bidufitiye akamaro kandi bifitiye isi akamaro. Uru rubuga kandi rutanga ibiganiro n'inyigisho zifasha abari mu rushako rwangiza. N'inyigisho iraza gufasha abari mu rushako rwangiza kuko hari etape zirimo zatumye bisanga aho bari kandi si bibi. Uburakari no gucibwa inyuma mu mibanire. Uyu munsi mfite urugero rw'umudamu, umugore, ariko ndifuza gusubira inyuma mu bwana bwe kuko biraza kudufasha kumva iyi nyigisho neza. Titre y'iyi nyigisho iraza guhinduka nyuma, muraza kubyumva neza uko bimeze. Mumbabarire mukurikira iki kiganiro kuko nzi neza yuko hari ahantu kizabavana n'ahantu kizabajyana. Hari ibintu muzajyamo n'ibintu mu buzima mudashobora kwinjiramo. Umudamu wanje wowe ushobora gufata umugabo. Turasubiriye mu bwana tumugize umwana w'umukobwa. Ni umwana w'umukobwa wakuriye muri famiye nyarwanda cyangwa se indundi nta kibazo isanzwe.
imyemerere yabo bubahaga, mbese bajyaga mu rusengero uko mbese bisanzwe, bataha mu rugo bagasenga. Mu rugo iwabo bari bafite mbese uwinjizaga amafaranga yabatungaga ni papa wabo wajyaga gushaka ayo mafaranga. Yumvikanye na nyina n'umugore we yuko umugore we azasigara mu rugo akarera abana kuko umugabo ajya gukora kure. Uwo muryango wari umuryango wavutsemo abana batari bakeya. Wa mwana wacu w'umukobwa mu gukura kwe yakuze ari umwana bahaye kumva yuko agomba kurera abandi bana, kwita kubo bavukana. Bamwigisha yuko agomba kuba umukobwa ucecetse kandi wumvira. Uwo mwana yakuze mu by'ukuri atabona kenshi ise umubyara, kuko se umubyara yagombaga kujya gushaka amafaranga atunga urugo, akabasha kujyana abo bana bose mu mashuri ngo bige. Uwo mwana iyo ise yatahaga agarutse mu rugo, mama we yabonaga mama we atameze neza. Ise yamara kuva mu rugo asubiye ku kazi, akabona nyina yuzuye uburakari, ikintu gitoya wa mwana akoze nyina agatangira kumukubita, akabakubita yewe. Umwana akura ashaka kumenya uko imyaka yagiye yegera imbere, agenda akura, yashatse kumenya icyihishe inyuma y'imyitwarire ya mama we, impamvu iyo ise atashye mama we amera nk'uhungabanye, agatura wa mujinya bwa burakari afite akabutura abana iyo ise amaze kugenda. Uko umwana yakuze yaje gusanga yuko ise mbese iyo se yatahaga, we na nyina bagiraga ikibazo cy'uko ise yacaga inyuma nyina. Nyuma na nyina umwana aza kumenya yuko ahubwo na nyina yageze aho ngaho agaca inyuma se. Birakomeje ubwo hagati aho ngaho niko wa mudamu, wa mubyeyi we yakubitaga abana be abatura umujinya. Umwana ari mu myaka 14, ibintu nk'ibyo ngibyo, nibwo yegereye mama we aramubaza ati, mama, ni iki gituma iyo papa agiye udukubita? Amwicara iruhande rwose amufasha akaboko ati, mbwira mama impamvu dukubita. Mama we aramubwira ati, n'amarangamutima menshi areba ko kana kamureba kamufitiye impuhwe, aramubwira ati, mwana wanjye mbabarira kuko mbakubita. Ati, nanjye biba byandenze, ati abagabo sabo kwizerwa mwana wanjye. Ati abagabo sabo kwizerwa na gato, iso anca inyuma, kandi n'amafaranga yagakwiye kuzana ayaha abandi bagore bo hanze. Umwana akura mu mutwe we, mu kwiga kwe ise yazanaga amafaranga amujyana ku mashuri meza. Akura mu mutwe we avuga ati, na rimwe njyewe nzaba umugore uzicara mu rugo utegereje amafaranga y'umugabo wanjye, ngiye kwiga, nge nzibeshaho, mbe umuntu uze umugore wibeshejeho wifashe mu ntoki. Ati kandi na rimwe mu buzima bwanjye umugabo azanca inyuma. Umukobwa arize, ari ibyo bintu bimuri mu mutwe, n'ubwoba bwinshi bw'uko mu buzima bwe ashobora kuzahura n'abantu bameze nka se bakazamuca inyuma. Arize
ararangije. Amaze kurangiza yize amashuri ageza hejuru. Amaze kurangiza abwira mu rugo iwabo ati umwamubizi ndakuze bihagije. Abandi bakobwa bari mu ntuze bari mu rugero rwanjye bose barashyingiwe, abandi bafite abana. Nanjye ndifuza, sinshaka guhita ashyingirwa ubu ngubu, ndifuza gufata igihe. Ariko ku rundi ruhande papa, ndifuza yuko ka gasambu ka nyogokuru kari hariya na hariya ukama, kuko ubu ngubu ngende umugore mbese mfite amafaranga ndimo kuzigama, ndashaka kuzahubaka inzu. Isi ati mwana wanjye nta kibazo ndakaguhaye. Umwana ahubatse akazu, amaze kukubaka arangije ava iwabo ajya gutura muri ya nzu. Ajya gutura muri ya nzu avuga ati ngewe ngiye kuba umugore wifashe mu ntoki, umugabo uzaza nshaka ni umugabo umeze gutya na gutya. Hagati aho yaje kugira uwo mukobwa, yaje kubona abagabo baza mbese bashaka kugirana relation nawe. Bamwe mu bagabo babaga ari abagabo bafite abagore, abandi akaba ari abagabo mbese bagirana nawe relation ariko mu by'ukuri bamuca inyuma. Agira ngaho arabireba aravuga ati ibintu nk'ibi ngibi ndi kubona hari ikintu bishaka kumbwira, ngiye kuba mbigenjeje gahoro, niho umwanya wo gutekereza neza mu by'ukuri icyo nshaka muri relation izakurikira. Umukobwa aricara aravuga ati nkurikije ukuntu nibeshejeho, mfite amakitivite yanjye, ubuzima bwanjye bwose narabwujuje ku mpande n'impande, umugabo nshaka azaza ampa icyubahiro, azatuma mbasha kwerekana, azampa uburenganzira bwo kwerekana ibyifuzo byanjye, ni umuntu tuzabasha kugirana akitivite, ni umuntu uzampa umwanya mu buzima bwe, ni umuntu uzanyubaha, kandi urebye ni imibanire izaba irimo icyizere. Abishyira ku murongo kuko yasanze yuko mu marorasiyo yandi yose yatayemo igihe, icyo gihe yibana yatayemo igihe, ibyo bintu atarabifite, mbese ategeza abigenderaho ngo abyifashishe muri makeya mu gihe ahuye n'umuntu. Ubuzima ni bwiza, butuzanira ibyo dukeneye ngo tubashe gukura. Uwo mugore yumvaga yuko muri makeya yakuze byose bihagije kuko yibeshejeho, yifashe mu ntoki. Ariko ubuzima bwagize gutya, kandi akumva yuko nanone yamushyize ku ruhande ibyo akeneye. Uwo mugabo mbese relation akeneye yariyo, abizi neza, azi icyo ashaka kugeraho. Ubuzima bwagize gutya bumuzanira umugabo mwiza inyuma, umusedwiza, uzi kuvuga. Nk'uko munyihangane ngiye wenda gukoresha ijambo mutifuza yuko nkoresha, ariko ngewe nta tabu ngira, niha uburenganzira bwo kuvuga ibintu uko biri, kandi izi nyigisho sinshobora kuzitanga navuze ibintu uko biri. Uwo mukobwa wacu muri icyo gihe izo relation zindi yazishyize ku ruhande, akabanza kwikonsantara kuri we, akabanza kumenya icyo ashaka mu yindi relation. Ni ukuvuga yuko iyo ntuze icyo gihe nta sex yegeze agira na nkeya, yarifasha arifunga, avuga ati negereje uyu nguyu. Wa muhungu wacu yaraje mbese amuzi imbere, ari umugabo umusedwiza, umugabo
muri makeya inyuma ku mubiri mwiza wa mukobwa wacu kubera ko yaramaze igihe nta sexe akora ahita ajyana nawe mu buriri. Amaze kujyana nawe mu buriri, nyuma yaho hajya habayeho ibihe byo kugira by'amatelefone, byo gutelefonana, bakavugana amasaha, amarangamutima, iki byose, mbese ibiganiro byiza hahandi umukobwa yisanga koko ari we muntu yashakaga. Nyuma yaho, nyuma y'iminsi mike, y'ibyumweru bikeya, wa muhungu aramubwira ati ndifuza kugusohokana nkakujyana muri resitora. Umukobwa ati ni byiza cyane. Bafashe umunsi wo kujya muri resitora. Wa mukobwa wacu agiye kubona abona ajyanywe muri resitora, we bwe mu buzima bwe kuva yakorera amafaranga ntago resitora imeze gutyo yari yayinjiramo. N'inshuti ze bakorana cyangwa bafitanye izindi activite, ntago amaresitora yo hasi gutyo yegeza yinjiramo. Ariko aremera yinjira muri ya resitora irimo induru, irimo bya biryo utazi amavuta batekesheje inusi by'umweru amaze, yemera kwinjira muri ya resitora. Ahageze umuhungu wacu amubaza ibyo ashaka kugira, kurya, kunywa, iki byose, baraje bashyize aho ngaho ibiryo atanakunda, ibiryo bisa nabi. Ariko umukobwa ariyemeza, aravuga ati ngomba gukora muri buno buryo, ngomba kubyemera nkabirya, kuko ntabikoze yabona yuko ndi umwirasi, yabona yuko mbese inuze uku kuntumira nta gaciro mbihaye. Ibyo byose bitangira kumuza mu mutwe. Ariko yinjira muri ya resitora, umutima mbese ikintu cyahise kizamuka muri we, kiramukangura. Yemeye kwinjira muri resitora, yemeye kurya indyo adashaka zisa nabi, resitora itari ku rwego rwe. Ahasigaye umuhungu ati noneho ubungubu ndifuza yuko tuvugana, umbwira muri makeya ubuzima bwawe, iki byose. Umukobwa aratangiye aravuze ati ngewe ubusanzwe ndifuza rwose imibanire irimo icyizere, ndifuza yuko tuvuga ku buzima bwacu kugira ngo musobanukirwe nanjye neza. Ati ngewe ubuzima bwanjye ntago mu buto bwanjye, ntago ubuto bwanjye bwabaye neza, mbese nagizemo ibibazo byinshi, nagize agahinda, nakuze ndi umukobwa ugomba kurera abandi bana tuvukana, nakuriye mu rugo aho mama wanjye yahorana agahinda kuko papa wanjye yakoreraga hanze, akaza noneho mama akaza kuvumbura yuko yamucaga inyuma. Papa wanjye yaciye mama inzira, papa wanjye aciye mama wanjye inyuma kenshi. Ati noneho na nyuma mama wanjye aza guca inyuma papa. Ati ku buryo muri relation yanjye nawe ndifuza rwose yuko utanca inyuma, ndifuza rwose umugabo unyubaha, ndifuza, mfite ubwoba bwo kujya muri relation umuntu akanca inyuma. Umuhungu ati aha, ati wigira ubwoba namba, ndahari, ndagukunda, ntabwo nzaguca inyuma, ngirira icyizere, ndi uwo kwizerwa. Baratashye, barongeye barapanze. Hagati aho ngaho nyuma nibagiye ikintu, nyuma ubwo amaze kubirangiza, umukobwa abwira umuhungu ati wowe se ushobora kumbwira ufite inshuti? Umuhungu ati mfite inshuti, ntabwo inshuti zanjye ari nyinshi. Ufite ababyeyi bawe mufitanye contact cyangwa ufite ababyeyi? Ati oya, mfite abantu bandeze. Ese mufitanye contact? Umuhungu ati ntabwo ari cyane, ati se ni ukubera iki? Umuhungu ati ndi kumva kuri iyi stade aho
nibwo tukimenyana, ndi kumva hari amabanga, ntabwo twari twagera ku rwego rwo kuvuga ngo twinjire mu biganiro nk'ibi ngibi, mu bintu mbese uri kwinjira cyane mu bintu biri deep. Ati ndi kumva twabiharira ikindi gihe wenda mu minsi iri imbere, ariko kuri njyewe ndi kumva ntabyinjiramo cyane, unyihanganire gatoya kandi nizere yuko ubasha kumva icyifuzo cyanjye. Umugore ati okay, mu mutima we hazamukamo cya kintu, ntiyacyumvira, arataha. Batashye hapangwa nanone muri weekend kuzongera guhura, noneho bakamarana umugoroba bose bari hamwe. Umukobwa arahagurutse agiye ku muhungu, sagezeyo, ahageze bashize iminota mikeya, telefone y'umuhungu iratangira irasona. Umukobwa ati ariko ushobora gufata telefone yawe. Wa muhungu ati ndayifata, ariko akabona uburyo umuhungu ayifashemo ntabwo ari, mbese afite ikintu cy'ubwoba n'uburakari, ntabwo ameze neza muri we. Umukobwa ati ushobora kugenda ahantu ukiherera ukavuga. Umuhungu ati yego. Aragiye ajya mu kindi cyumba ariherereye, umukobwa aho yicaye akazajya yumviriza, akumva nintuze asa nkaho ari gutuka umuntu umeze nk'igitsina gore. Umuhungu aragarutse. Umukobwa ati se ni iki ko ndi kubona utishimye? Umuhungu ati ni umu ex wanjye, ni uwo tumaze gutandukanya, ashaka tension nyinshi, nanjye hari ibintu, mbese ati nanjye kandi numva muri njyewe hari ngomba kumufasha nubwo twatandukanye. Ati buriya ni ibintu nzaregera mu minsi iri imbere. Ati ntugire ubwoba cyane rwose, ntibiguteshe umutwe. Ati kuko ni wowe rwose, ni wowe nzahitamo, ni wowe nahisemo, nta wundi muntu. Ibyanjye n'umu ex wanjye nzabiregera nyuma, nzari ikintu nzabikoraho, ntugire ikibazo. Umudamu ati yego. Ntihashize iminsi ibyo byose yaragiye abirenzaho, agiye kubona abona wa munuze wa wundi mbese bafitanye ubushuti atangiye gusohokana n'abandi bagore. Abibonye noneho kwihangana biramunanira, ahita afata icyemezo cyo kumuhamagara. Kandi muri we wibuke neza gitangira yuko mu mishinga munuze mu byifuzo yari afite, yifuzaga nuze kugira relation aho abasha mbese kugira ibintu bimwe, activite ashobora gukorana n'uwo mugabo bazahura. Icyo gihe uwo mugabo asohokana n'abantuze n'abandi bagore, umukobwa byamuriye mu mutwe, yumva yifuza gusohokana nawe, ariko ku rundi ruhande kubera ko yifitiye n'ubundi buzima bwuzuye, afite ibindi bintu byo gukora n'iki byose, arabyihora avuga ati oya reka mbyihorera. Ku ruhande rumwe rwaravugaga ruti reka mbyihorere, ariko urundi ruhande rukavuga ruti oya, kandi sibyo byari ibyifuzo byawe, ugomba kugira icyo bikoraho. Nibwo yiyemeje ati reka muhamagare. Aramuhamagaye amubwira yuko iyo myitwarire yo kujya mu bandi bagore bakajya gusohokana atayikunze. Ati niyo mpamvu ngiye guhagarika iyi relation yanjye nawe. Umuhungu nawe ati mbere yuko uhagarika iyi relation yanjye nawe, hari ikintu nifuza kuvugana nawe, hari ikintu tugomba kuvuganaho. Barapanze. Umuhungu araje aricaye, abwira umudamu ati unyihanganire niba wenda nkubangamira, njyewe ahangaho kumbona
mvuye muri relasiyo zabanje mvuyemo yari imeze nk'inuze nka gereza. Icyifuzo cyanjye muri relasiyo ikurikira cyari icy'umuntu umpa uburenganzira noneho bwo gusohoka, kuko muri relasiyo ya mbere nta nshuti yamvanye ku nshuti zanjye zose, imvana kunuze kuri activite zanjye zose nikoreraga. None ubu ngubu n'ubuzima bwanjye uyu munota ndi numva nifuza gusubira kugira izindi nshuti. Ati ibyo bintu byo kumva yuko ndi kumwe n'abandi bagore ni wo byihimbira, ngiye simba ndi kumwe n'abandi bagore, mba ndi kumwe n'abandi bagabo bagenzi banjye, ndi gushaka ubucuti bwo hanze. Si ushobora kuza ngo umfungirane muri ntuze umfungirane, cyangwa uze ufate ubuzima bwanjye bwose, ufate place mu buzima bwanjye bwose. Kandi icyifuzo cy'uyu mukobwa wacu yinjira muri relasiyo cyari uko ahabwa place, ahabwa umwanya muri relasiyo. Wa muhungu amubwiye yuko ari gufata umwanya munini muri relasiyo, nk'uko umukobwa wacu mu buto bwe yigishijwe yuko agomba guceceka, yigishwa yuko agomba kubaha abantu, yaba ari wa wundi wo hasi cyangwa wa wundi uwo ari we wese. Yigishwa yuko agomba kwita ku bandi. Uyu mukobwa yahise aceceka, aravuga ati koko nibyo, ndi gufata place nini, ndi gufata umwanya munini muri ntuze muri iyi relasiyo n'uyu mugabo, ngomba kumuha uburenganzira. Kandi koko ni nabyo nanjye mu marelasiyo nagize mu gihe cyashize numvaga sa nkaho mfungiranye, ntago yambereye meza, nanjye ngiye kumuha uburenganzira akomeze ashaka izo nshuti ze. Kandi mu by'ukuri azi neza muri we, mu mutima we, umubwira yuko atari inshuti z'abagabo, ahubwo ari abagore bandi aba agiye hanze gushaka. Abirengejeho, amwemereye muri ubwo buryo kuzajya yiha uburenganzira bwo gusohoka, ntibajyane rwose, kuko ntiyanabishakaga yuko bazajya bajyana. Yashakaga yuko azajya agenda wenyine, akagenda wenyine, umukobwa agasigara aho ngaho. Ku mukobwa nta kibazo, kuko hari ikibazo yari yaragize, hari ikintu yarabanje gushyira mu buzima bwe cyo kutaba wenyine. Nta bwoba yari agifite bwo kuba wenyine, nta nubwo yadepandaga ku byerekeye gusabiriza, mbese gusaba umugabo umusaba amafaranga. Yari yifashije afite amafaranga ye, afite ku rundi ruhande activite zo gukora, ku buryo muri makeya nta kintu cyo kumva ngo, nabyita ngo iki mu kinyarwanda, cyo kumva ngo akeneye, ngo afite irungu cya kigihari. Ariko mu byifuzo bye yumvaga rwose agize relasiyo, habaho tuvuge hari inkinuze, tuvuge niba akunda kubyina, mbese uwo muntu bashobora kuzajya bajyana kubyina. Niba uwo mugenzi we akunda kujya muri resitora cyangwa kujya kunywa ikintu, bashobora kuzajya bagenda bakajya kunywa ikintu. Ni gutyo yari yarabipanze. Ibyo byose ntiyabyumviye, arabireka. Umunsi umwe umugore aramuhamagara, aramubwira ati ndifuza kuganira nawe. Ati nta kibazo. Uwo mugore amubwira yuko ari umwe mu ba ex akigendana nabo, kandi kuva we n'uwo mugabo bamenyana bakiryamana. Uwo mugore ari kumubwira ati uyu mugabo naramusezereye kuko ni umuntu w'umushukanyi, ni umugabo uretse nanjye ubwanjye yuko twari tukiryamana, ahubwo nanjye nyuma yanjye yari afite abandi bagore asohokana nabo kandi aryamana nabo. Wa undi noneho byahise bigera ahangaha, yumva noneho ahita yumva yuko hari ikintu agomba kubikoraho, ahita yiha uburenganzira bwo
bwo kwakira bwa burakari, bwo kubusobanukirwa, akabasha noneho kubuvuga, agasobanukirwa noneho mu by'ukuri ibyifuzo bye, ibyo bigatuma abasha kwikunda. Uburakari bwaramurenze, arangije ahamagara wa mugabo, aramubwira ati wari ubizi n'ibindi, ndahagaritse, ati kubera impamvu iyi n'iyi. Umugabo aramubwira ati nanjye ndi kumva wahagarika, kuko njyewe ninjira muri iyi relation mbese nyinjiramo, nakoze ibishoboka byose kugira ngo nkwiyereke, mu by'ukuri nkwereke ibyifuzo byanjye, nkwereke uwo ndiwe, nkurikije ibyo unyereka, nanjye ndi kubona twahagarika. Umugabo aramubwira ati unyihanganire, wenda kuba narakubabaje, ariko njyewe nabashije kukwiyereka mu minsi twamaranye. Mu by'ukuri dushobora gutekereza tuti uyu mugabo afite amakosa, uyu mugabo ashobora koko kuba yarakomerekeje wa mukobwa wacu, wa mudamu wacu, ariko yasubije ibyifuzo bye ndetse yibwije ukuri. Ese birashoboka yuko ahubwo wa mukobwa wacu we yiciye inyuma? Twibuke yuko mbere bagihura, umutima waramusimbutse. Iyo umutima ugusimbutse, nshuti zanjye, atari ibintu uri gutekerezaho, uri muri situation, ugeze muri situation umutima ukagusimbuka, twibuke yuko Uwiteka yadushyizemo umwuka wera, yaduhaye radar itubwira ngo ibi urabikora, aho ugeze siho, gutya na gutya. Wa mutima ko wamusimbutse, bakijyana muri resitora, kandi yari umugore ushaka icyubahiro, uzi n'agaciro ke, akemera akajya muri resitora. Niki cyatumye atiha uburenganzira bwo kubwira uwo mugabo ati ese iyi resitora n'ibi biryo ko shobora kugira ko ahantu hakunze nahishimiye, shobora guhitamo indi resitora cyangwa twahitamo indi resitora? Ntiyigeze abikora. Ntabwo yumvishije kwa gusimbuka, wa mutima umusimbukamo. Iyo umutima, iyo ikintu kijemo kikagusimbukamo, ugomba guhita ugenza gahoro. Ni ukuvuga ko haba haje muri makeya idarapo ritukura. Ikindi ni ukuba munuze bagihura bundi bwa kabiri, wa munuze cyagiye abagore yumva nuze conversation, mbese ibiganiro biri hagati mu matelefone n'iki n'abagore n'iki, kuki wa mukobwa wacu
atavuze ati ibi bintu reka nsubire inyuma, ntera intambwe nsubire inyuma, uyu mugabo muhe umwanya wo kubanza gushyira ku murongo ubu buzima bwe, mbirebere kure, nisubirire inyuma ho gatoya, tuzaba tubireba. Ahubwo akemera gukomezanya nawe. Ibyo ni ukwica inyuma. Yaje muri relation nanone avuga yuko ashaka ahantu avuga ibyifuzo bye. Ese ibyifuzo bye yari afite akinjira muri relation yarabivuze, cyangwa yiciye inyuma? Ntiyabivuga, arareka ajyanwa mu byerekezo adashaka kujyamo. Ese ko yinjiye muri relation ashaka gufata umuntu umuha umwanya muri relation, umugabo akamubwira yuko agomba ahubwo kudafata umwanya muri iyo mibanire yabo? Iyo si yari message yindi, niba atari iya gatatu ni iya kane, yamwerekaga yuko ari kwica inyuma we ubwe, ko ari ahantu atagomba kuba, ko ari mu mibanire itamukwiriye. Kuki icyo gihe ari kumubwira ati nta mwanya undi kumva uri kunyetufa, ufata umwanya muri nuse mu buzima bwanjye? Kuki wa mukobwa wacu yagiye kwishyiraho kujya gutekereza ibintu birebire n'iki byose, akishyiraho n'amakosa, akamuha uburenganzira bwo kugira mbese bwo gukorera mu buryo atifuza, mbese budahwanye n'ibyifuzo bye, akemera gukurikira ibyo ngibyo? Kuki atasubiye inyuma avuga ati noneho ndarambitse ngibyo, ndarambitse, nta bindi, n'ubundi ntacyo nahombaga kuko ntacyo mfite? Muri makeya uyu muhungu yaje aje kumwereka yuko nubwo yize ayo mashuri yose, za kaminuza na kaminuza, akaba yarakoze ubuzima bwe yarabugize, nabyita ngo iki, yari yarabugize nka gato. Muri kubona gato ariko yahiye, bamaze gukora nziza cyane, iriho na za shokora n'iki byose. Akaba ikintu cyonyine yaburaga ari akantu ko hejuru ka dekorasiyo. Ariko uwo mugabo ubuzima bwashatse kumwereka yuko hari indi mitekerereze akoreraho, atitaho, ituma abona agikoreramo na n'ubu ngubu, ituma agira imyitwarire itanga igihe cyose igisubizo kimwe. Ubuzima bwashatse kumwereka yuko uko avuga ngo sinzabaho na rimwe mu buzima njyewe nzabana n'umugabo unca inyuma, kuko uko avuga gutyo, ubwo bwoba buhishe iyo mvugo yo gucibwa inyuma buzaba ukuri mu buzima, mu gihe atabashije kuvumbura imitekerereze ihishe ubwoba agendana, impamba wa mubyeyi we yamuhaye ati abagabo bose sabo kwizerwa agendana, ngo abashe kugira icyo ayikoraho, abashe gushaka ubundi buryo bwo gukoreramo, ku buryo ahindura noneho situation, noneho akabona izindi resulta. Kuko igihe cyose
ufite ubwoba ukavuga ngo ubu bwoba ngo ibi bintu byambayeho mu buzima sinzongera na rimwe ntibizongera kubaho, ugahora ubivuga ntugire ikintu na kimwe, ntubashe kubona neza icyo wakora kugira ngo bihinduke, ubuzima buzagwana none igisubizo kimwe, kandi buzahora buzana, nicyo kintu gitangaje inshuti zanjye, buzahora buzana amasituwasiyo atuma wisanga muri cya kibazo, kugeza aho ubashije kwiga, ubashije kubona imitekerereze ukoreraho, ubashije kubona ibyo ugenderaho mu bwana bwawe bitagifite akamaro ubungubu mu buzima ufite ubungubu buguteza ibibazo, ukabasha kubihindura. Uriya muhungu wacu yaje ari indorerwamo nziza, isomo nziza ryo mu buzima rije kumwibutsa yuko hari ibyo nubwo yagize amadiplome, hari ibintu akigomba kwiga. Uje kumwibutsa yuko bya bindi yashyize ku rupapuro byose ashaka muri relation noneho agomba kubyiga akabishyira, noneho unabyita ngo akabishyira mu buzima, agomba kwiga uko agomba kubikora. Yaje kumwereka yuko muri makeya uko kumuca inyuma ahubwo ari nka rofure, ni indererwamo ye ko we yica inyuma, yica inyuma iyo adahagaze iruhande rw'ibyifuzo bye ngo abashe kubivuga relation igitangira. Yica inyuma iyo ajyanwa ahantu no mu bintu bidahuye n'amahame ye n'agaciro ke. Yiciye inyuma iyo agiye muri za situwasiyo adahabwa umwanya kandi akeneye umwanya, aricyo cyifuzo cye. Mbere yuko ushaka yuko bataguca inyuma, ubanze wige kwibwiza ukuri, kuko uko ukomeza ngo sinshaka yuko ngo nzakora ku buryo batazanca inyuma, ngo sinshaka, ngo buriya bwoba sinshaka kubwumva, nta muntu ushaka ko nca inyuma, niko bizaba, kuko nta kintu gihinduka. Mu gihe mu bwana umuntu ashobora kuba yarigishijwe ngo ugomba guceceka, ugomba kubaha buri wese, kandi abagabo sabo kwizerwa. Kubaha buri wese no kujyanwa mu bintu bidahwanye n'uwo uri we bihuriye agana hehe? Ese urabisobanukirwa neza? Umugabo ni umutware, ugomba guceceka. Ese umugabo ni umutware? Iyo umubyeyi abwiye umwana ngo umugabo ni umutware, nibyo kandi koko. Iyo abwiye ngo umugabo ni umutware, ugomba guceceka, niko zubakwa. Iso aca inyuma, uwo mutwaro, izo nteruro uko ari enye, umwana azisobanukirwa gute? Umugabo ni umutware bisobanuye iki?
niko zubakwa bisobanuye iki? Kubaha umugabo bisobanuye iki? Ese guceceka umuntu aceceka iki? Aceceka ate? Nshuti zanjye, hari ikintu nifuza kurangirizaho. Ubundi imibanire ikwiye kudufasha, n'ikibereyeho, ibereyeho kudufasha kwisobanukirwa, ikatwigisha kwikunda, kubasha kwikunda ndetse no gukunda wa mugenzi wacu. Imibanire idufasha gukura, njyewe ubwanjye cyangwa wowe ubwawe, ndetse igafasha wowe na mugenzi wawe gukura. Iyo ucibwa inyuma, garuka kuri wowe, wibaza uti ese birashoboka yuko nica inyuma? Ibi bintu ndi kuvuga, uru rugero natanze, abari mu rushako rwangiza hari byinshi basobanukirwamo. Kuko ibintu byose ni gutyo, kugira ngo bizajye mu rushako rwangiza, ni gutya bitangira. Umuntu adahagarara ngo abanze mu gihe cya mbere avuge ibyifuzo bye, kandi arebe mu myitwarire uwo muntu afite niba koko ibyifuzo bye bisubizwa atari ku magambo. Ngicyo ikiganiro nateguye uyu munsi. Musangize bagenzi banyu, nabo kiraza kubafasha kandi kizabagirira akamaro. Mufite ibibari ku butima mwifuza kusangiza, ntimutegwe, mwanyohereza ubutumwa kuri 00 31 65 75 28 477. Ndabakunda, muraba agaciro, naho mu kiganiro gikurikira kuwa gatanu isaa 6 mu Rwanda, kuwa gatanu isaa 5 ahangaha i Burayi. Muraba agaciro. Bye. Ciao.